izi nkoni nzikubiswe ntari bikabise. Nawe yagumye hano urugo rutinjiramo umuntu rudasohoka mu ndi. Nimubizi kera ukuntu bajyaga bavuga ku musozi ngo ruriya rugo bararoga ngo bahanura n'isazi. Ngo butaraza bagira ubutaraza do. Umugore yaraye hariye mu modoka. Rebe sinzi hakuno masaha y'ijoro nijoro igicukudo umugore yasohotse muri ya nyubako y'iwabo w'umwana aza gutyo do genda nk'uwahanzweho genda nka zombi kugenda nk'ikizombi nimba ari zombi nimba ari ibiki ujya mwumva bya bintu bajya bavuga ngo ngo hari ukuntu umuntu abyuka agasanga afite uburimiro ku maguru. Hari ukuntu aburozi bukora. Ntajya hari igihe njya mbyuka nkabona ibintu nakoze nkavuga ni bari bandoze. Abyuka nkabona mfite uburimiro ku maguru. Bandoze kurara mpinjira abantu sha. Umugore waje yinjiye mu modoka umukobwa yaguye pongire wayiyahuza n'uburikeri. Si wamenya ibyo si wamenya wagwani. Waje hano n'umukasi amwiba umusatsi. Nibyo umusatsi bya bintu njya mbabwira ngo rebe imyenda bayikurogeramo ibintu nk'ibi uburozi burakora. Ese ntabwo muba mubyemera? Sasa tuvuye ku nkuru y'uriya mukobwa tujye ku yindi nkuru y'umugabo bita Aca. Aca nawe ni umwe mu babyeyi babuze iki? Babuze abana babo. Reba filime witonze gake gake bucece mu gace. How many parents in here and none of us saw it coming? Nta muntu wigeze abona biriya byose bijya kuba. Know what happened in that classroom? Shaka kumenya ibyabaye muri ririya shuri. Kubera iki byabaye mu ishuri ry'uriya mugore gusa bagushubije inyuma bakwere kuri wa mubyeyi watonganaga n'ubundi ni waje kuri polisi igihe basohoraga umwarimu bamushyira mu modoka bamubwira bati genda bishoboka. Kwepa hakuno rebe ngeze hano umugabo nibwo yagize gutya yaje akurikirana umukobwa atahaga cyagiye avuye kugura inzoga kuri liquor store. Yaje yinjiramo hano rebe uyu mugabo niwe wari ufite irangi ry'umutuku mu modoka ye. Bivuze ngo niwe wanditse ku modoka y'uriya mugore ngo witch. Niwe wanditseho ko uriya mugore ari umurozikazi. Niwe wabyanditseho. Rebe mugabo niwe wanditse ku modoka y'abandi irangi ry'umutuku. Sinzi mugabo nawe yabuze umwana we. Byuka gutya nijoro kureba mu gafoto atangiye kujya abona ibidahari tangira kwibona aryamye. Ukuntu umuntu agira turomere ikamuzengereza. Matthew Matayo sinzi rebe Matayo we kize gutya masaha y'ijoro umugabo araryamye ariko atangira nimba ari kurota nimba twabyita kubonekerwa burya akana ke kagiyemo. Matayo akana karengeye arahabona icyerekezo kanyuzemo arakibona umugabo kurikira akana kugera hano rebe narongeye ahingutse nimba ari we sinzi. Abazungu si bo bibyarira umwana umwe nk'uw'ingwe, niyo mpamvu keba cyewe ubundi ni nk'umunani.
famiye ikaguka hakavamo ababa abagabo hakavamo ababa n'imbwa hakavamo ababa mama hakavamo ababa indaya kirano